Ndagusuhuje inshuti yanjye wowe wahisemo kunkurikira nanone Imana iguhe umugisha. Mfashe uyu mwanya nanone ngo nongere ngushimire wowe ujye ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu, ukaduha comment, ugakora like, ukanasharinga. Ndagushimiye. Hashize iminsi itari mike tuganira, uyu munsi nabwo nifuje ko tuganira, ariko niba uri mushyashya nanone nguhaye ikaze. Ndanagusaba ko wakora subscribe urakora aho hasi, urabona handitse sub, ukoreho, uraba ubaye umwe muri twebwe tugakomeza twubaka umuryango wacu. Uyu munsi rero ndasuhuza abantu bari muri iki gihugu cyacu mu Rwanda, ndasuhuza abantu bari hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Muri Afurika ni benshi cyane mu by'ukuri batumva ururimi tuvuga, ariko babona ibiganiro rimwe na rimwe, ukabona abantu bakoze like. I salute everyone. Hari abantu bajya banyandikira ngo salute cyangwa se bakansuhuza good morning. Nanjye ndabasuhuje good morning. Abatumva icyongereza cyangwa ikinyarwanda bonjour. Abantu baba Tanzanians, salam. Mwese Imana ibaho umugisha, may God bless you. Uyu munsi Afrika nk'umugabane, iyo urebye umunyafurika, yaba ari umunyarwanda, yaba ari ibihugu duturanye nka Congo, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, urabareba abantu ukabona rwose dufitanye isano, ubona dufite ukuntu tugenda tugirana isano, ukabona durasa, ukabona nubwo hari ibintu byinshi mu by'ukuri bidutandukanya, ariko n'ibiduhuza ni byinshi. Nagira ngo dufate uyu mwanya twongere dushime Imana. Njyewe impamvu mvuze aya magambo ni uko nzi neza yuko Imana ni Imana, Imana ni umuremyi, kuko ndifuza ko iki kiganiro tugiye kuganira tugaruka ku buhangange bw'Imana, gukomera kw'Imana, kuko tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi biri kubera hanze aha mu isi bitandukanye, hanyuma tukaba twebwe tugifitiye umugisha wo kuba turi bazima. Kuba turi bazima ni impano y'Imana n'ubuntu bw'Imana. Nawe wafata umwanya wawe ukavuga ngo Mana ndagushimira yuko ndi muzima. Inshuti yanjye rero mukunzi, sinzi uko wizera, sinzi uko wemera, ariko njyewe maze iminsi babwira ngo nemera Kristo, nemera Imana, ni umuremyi w'ijuru n'isi. Mboneyeho umwanya wo kuyiha icyubahiro, irakarama. Mana turagushimye kugira neza, turagushima ko mu buhanga ntawe uguhiga, turagushimira mu bumenyi ko ntawe uguhiga, turagushimiye ko waduhaye gutekereza, turagushimiye ko waduhaye kumenya, turagushimiye ko waduhaye kuba turiho. Nawe ufite ukuntu wayibwira, ariko njyewe niyo magambo numva uyu munsi. Imana ntikabura icyubahiro mpari, Imana ntikabura icyubahiro uhari, Imana ntikabura icyubahiro nshuti yanjye ufite ubumenyi. Uyu munsi numvise natanga umusanzu wanjye mu birimo birabera mu isi, kugira icyo mbivugaho. Ndi umwe mu Imana yagiriye neza ikabaha kureba ibintu bakagira icyo babivugaho. Wenda mfite uru rubuga mvugiraho, nawe wenda ufite ahandi uvugira. Ushobora kutavugira kuri platform nk'iyi, ariko ukaba wavugira ahandi. Ufite Facebook ushobora kuyikoresha, ufite Twitter wayikoresha, ufite imbuga zitandukanye, ufite WhatsApp wayikoresha. Ariko ibyo tuba turimo kuvuga, ibyo tuba turimo gukoresha izo mbuga zose, imibereho, ufite abaturanyi wabaganiriza. Ariko icyo nshaka ko tuvuga ni ukuvuga ngo ese nawe wamenye yuko Imana iruta ibintu byose dufite cyangwa twifuza kugira. Njyewe uyu munsi ntangajwe n'Imana umuremyi wacu. Imana ntigirakazwa n'utuntu duto, ariko Imana iramutse ifata umwanzuro ikarakara nk'uko dufata umwanzuro tukarakarira abadukoreye amakosa amwe n'amwe mato. Ese wowe waba ukiriho? Njyewe ndabizi neza ko naba ntakiriho. Imana ni inyembabazi, Imana ni inyamaboko, ariko amaboko yayo yakoresha ku neza yayo. Impamvu mfashe uyu mwanya, maze iminsi nzengurutse amaso mu binyamakuru bitandukanye, abantu baravuga umuriro wafashe California, Los Angeles. Ni umujyi ukomeye, ni umujyi wahiye
mu buryo butangaje ku mirebere y'abantu. Abantu bavuga ngo umuriro usanzwe gufata amashyamba ngo y'Amerika, umuriro usanzwe gufata ngo amashyamba atandukanye ngo i Burayi, ngo umuriro ngo ujye utwika ngo amashyamba, ngo abantu ngo bajye baterera ngo umuriro wenda si ibishashi by'umuriro ahantu ngo ugafata ahantu ukahatwika. Ariko se nawe niko ubibona cyangwa urabibona nk'ubushobozi bw'Imana bushobora kuba uburakari bw'Imana bushobora bwarakongeje uriya mujyi? Sinzi, nta nubwo nshaka wenda ko dutinda ko Imana yaba yaragize icyo ikora kugira ngo uriya muriro ube waratatse wenda California cyangwa Los Angeles. Icyo nagira ngo njye nawe tuvugane, nagira ngo nkibutse ko nyuma y'imbaraga zawe ufite uyu munsi, nyuma y'imbaraga jyewe mfite uyu munsi, hari izindi mbaraga zirenze ubushobozi bwanjye. Ujya urwara, wari warwara ukaryama, ninde ujya ukubyutsa? Ninde ujya ukubyutsa? Uzi ko iyo umuntu yacishijwe bugufi, iyo yaryamye arwaye, ajya aca bugufi akajya hasi agatekereza neza ko birashoboka ko imbaraga zanjye zitashobora kumpagurutsa aha ngaha. Ukumva rimwe na rimwe arimo kuvuga ngo Imana ingiriye ubuntu nkahaguruka aha, nahindura imyitwarire. Ese wowe ujya uvuga ngo iki? Nibuka hari umuntu nshaka kubaha agatekerezo k'umuntu, ni umuntu twiganye, yigeze kutubwira ko yari afite papa we ngo yarapfuye, bakora umunsi mukuru, nyina araserebura, abana barabyina, bajya mu nzu baricara barasenga, baravuga ngo Mana turagushimira ko papa yapfuye, turagushimira ko papa wamujyanye ukamuvana muri twebwe. Papa wabo uribaza ngo yakoraga iki? Ise bari bafite ngo ibiti by'amapera hafi y'urugo, hanyuma bakagira imyembe, bakagira avoka, bakagira kwa kundi mu byaro haba hari imbuto zitandukanye. Ariko ndagira ngo umenyeshe ko nta mwana wo muri urwo rugo wigize arya ipera ise ahari, cyangwa se ngo ashobore kurya avoka, cyangwa ashobore gufata umwembe, cyangwa ngo ashobore gufata kimwe muri izo mbuto. Ise yari yaravuze ngo azabigurisha, nanabona agahora ashyizemo umuzamu ucunga ibyo biti byose, ngo atazagira umwana we ushobora gufata ku rubuto rw'ibiti byabaga biri aho ngaho hafi y'urugo. Hanyuma ngo noneho ngo akavuga ngo kugira ngo, hanyuma ise hagati aho ise yari umurozi, bavuga ko ari umupfumu, ariko akaba anaroga, afite nyine imitaho abantu, abashaka kugirira abantu nabi n'ibiki byose, ariko bakamwita umuvuzi nk'uko bamwe babita, cyangwa se bamwe babita ngo abaganga. Hanyuma ngo igihe kimwe papa we yaratangiye kugira abantu batangiye kumenya ko ise ari umwe muri abo bantu wenda badashaka kugura ibintu bye. Ise akajya areka imbuto zikera, yaba amaronji, yaba imyembe, yaba amapera. Ise agafata arwaye, agafata akabando akagenda akajya munsi y'ibyo biti akabitemagura byose bigahururira hasi, bigahinda, agasubira mu nzu akaryama. Ntabwo mu by'ukuri nzi ko wenda ubwo bupfumu bwe aribwo bwabaga bwamubwiye ibyo, ariko ngo yarababwiraga ati kugira ngo njyewe muzigere murya imbuto nateye navunikiye nkiriho, nzazitema zijye hasi, menye ko nta muntu waziriye. Noneho umwana yaratubwiraga ati jyewe sinigeze papa ndihirira, nta munsi n'umwe papa agize aturihirira. Mama niyo wishakiraga ibidutunga, akashaka amafaranga y'ishuri, agashaka ibikoresho by'ishuri. Nta munsi n'umwe nzi papa agira ate atwitayeho. Muri ubwo buzima uwo mwana yaciyemo, yaravugaga ati njyewe ndibaza kubaho kwanjye papa byari bimaze iki uretse kumbyara, niki byari bimumariye? Hanyuma rero papa wawe yaje kurwara, baje kugira igihe papa wawe ararwara, ashaka abapfumu bamuvura biranga, ajya kwa muganga ngo yivuze ntibyakunda. Papa we yaje kugira igihe yitaba Imana, ariko yatubwiye ukuntu papa yapfuye, ngo yapfuye inyama zaratangiye gusosoroka mu mazuru, zarajezwa zigira nka hano, noneho mu matwi havamo amaraso, mu kanwa havamo amaraso, ahantu hose ubona ari umuntu uteye ubwoba. Inkuru rero nyiciyemo kabiri, wenda nta gacyo naringambiriye kuvuga ngo ese wowe iyo urwaye utabaza nde? Noneho muri icyo gihe twajyaga tumubwira tuti kuki mutabwira papa wanyu ngo Imana irahari, papa izera Imana, byibura nubwo ugiye gupfa Imana izakubabara ibyaha byose. Gusa barabimubwira ngo akavuga ngo nta Mana nkeneye, n'iryo joro muvuga muzaryiberemo, njye si nduwo kujya muri ibyo bintu byanyu
by'ijuru. Nshuti yanjye, ijuru ririho kandi Imana irahari ku bwawe. Imana yahindura ubuzima bwawe, Imana yakuvana muri uko kutizera. Wenda hari wanyuze mu bihe bigoye bitakwemerera kuyizera, ariko Imana irahari, Imana irakomeye, Imana iragukunda, Imana igufitiye urukundo. Imana niyo yaguhaye ubuzima, iguha uwo mwuka. Uyu mwuka nimba ujya ugera kwa muganga cyangwa se wenda ukaba warabonye abantu bajya barwara indwara zo guhumeka nabi, uzi ko guhumeka nabi akanya gato wibaza ese we mu masegonda make ukumva umwuka urashize. Nakubwira ngo haguruka nshuti yanjye, girira Imana icyizere, mutera n'indi ntambwe iruta iyo ngiyo. Los Angeles reka nyigarukeho ko nayivuze nshaka kukubwira ngo uriya mujyi uri umujyi w'ibyamamare. Abo bose babandi dukunda sinshaka kubarondora amazina yabo nonaha, babandi bakora amafilime yo hejuru mu rwego rwo hejuru, babandi baririmba indirimbo zo mu rwego rwo hejuru, babandi bafite amazu y'ibitabashwa, babandi twifuza kugenda mu modoka ukavuga ngo basi. Hari n'abantu njya numva bavuga ngo basi wamara ifite muri ya modoka ngo nashaka nkipfira. Wifuza bike cyane kuko utazi ububasha Imana yaguhaye, itaguha agaciro Imana yaguhaye. Imodoka ni ikintu gishira nshuti yanjye, imodoka ni ikintu kibaho kikavaho. Buriya ufite iriya modoka n'afite ibindi byifuzo bitari n'ibyo ngibyo. Izera Imana, ugira ibyifuzo byo kubana nayo umunsi ku wundi, ibi bindi byose ngo uzabitwongereraho. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Narinje mfite kukubwira ngo Los Angeles yari umujyi ukomeye, ariko hagiye hagaragara ugukomera k'umujyi, gukomera kw'abantu baho, kumenyekana nako sinabona kumenyekana kw'abantu bo muri uriya mujyi. Kandi koko iyo umuntu amenyekanye akaba afite n'amafaranga menshi, usanga yiyumva nk'ikindi kintu kitari umuntu usanzwe. Ariko reka ngo nk'urundi rugero abantu tujya tuhura nabo, uzi ko umuntu abyuka koga akitera akisiga utuvuta twiza, uzi ko n'ikigero cy'amavuta ugenda wisiga mu biciro nabyo kigenda kikuzamurira kumva ko utakiri umuntu usanzwe. Uzi yuko udakontoroliye amarangamutima yawe wasanga wararenze umurongo wo kuba umuntu usanzwe, ukagira ngo usigaye uba nko ku wundi mugabane, cyangwa usigaye uri undi muntu udafite inyama n'amaraso, inyama amagufa asanzwe. Wagera mu muhanda imodoka yagukoraho ukarangira ako kanya, ushobora kwicara ahantu kuva umwuka ntabwo ukizamuka. Turi abantu, nari ngiye kwibutsa ngo turi abantu kandi twaremwe kubw'impamvu. Imana yakuremye kubw'imirimo myiza aho turi hose, yo kubuza intoki zacu gucumura, kubuza imitima yacu gucumura, kubuza ibitekerezo byacu gucumura, kuko ibiducumuza byo ni byinshi, bituma tuvuga ibidakwiye byo ni byinshi. Ariko nari nguhamagariye ngo itegereze uriya mujyi, urebe ukuntu wari umeze ejo bundi hashize mu cyumweru gishize, mbere y'uko uyu muriro utangira kwataka. Urebe amazu ahari ni yandi tujya twifuza, urebe amamodoka ahari ni yandi tujya twifuza, urebe utujardin, amajardin ya Los Angeles ari hehe uyu munsi? Ese niki gituma ibi byatsi bimera? Uzagende wo, niki kintu muntu yaremye uretse guhera ku by'Imana yaremye? Niki kintu na kimwe muntu yaremye atahereye ku by'Imana yaremye? Umuntu rero ni umuhanga, nibyo rwose ndabyemera. Umuntu ni umunyembaraga, ndanabyemera rwose. Ariko ntabwo umuntu ahagije Imana idahari. Kure y'Imana nta buzima buhari, kure y'ubushake bw'Imana nta buzima buhari. Umujyi mwitegereza umunsi ku wundi, wabaye umuyonga, wabaye ivu, kandi wari amashanyarazi warakaga nk'abandi tujye tuvuga ngo hari harahiye, ariko uyu munsi harazimye nshuti. Ubu noneho hari gushya nyabyo, ureke bya bindi byo tujya tuvuga. Ubu noneho hari gushya nyabyo. Nimba utari warabimenye ubimenye uyu munsi. Ni wowe Imana ikeneye gukoresha. Umuntu arabaho akagera igihe agapfa. Rero uyu munsi turi ku isi niwo munsi wo gukorera Imana, niwo munsi wo kwishaka, twishakana umwete. Nari nguhaye rero nkuhaye iki gitekerezo kugira ngo nawe wongere wicare uvuge ngo ariko wamugana Imana yanjye tubanye dute? Si ngombwa gukora ibirenze by'ubushobozi bwawe. Twakwifuza ibirenze, ariko Imana niyo itubashisha. Imana ngo nizo urugendo rwacu. Umuntu yagira ibyifuzo byinshi, yagambirira byinshi, ariko Uwiteka niwe uzi urugendo rwacu n'ibyo yashobora kutubashisha. Njye nawe hari icyo twakora,
hari abantu benshi badukeneye batatubona, hari n'abo tubona basuzuguritse badakwiriye no kuba bavugwa mu rugero rwa ku rugero turiho, ariko umuntu wese kuva hasi kugera ku kigero wumva uriho aragukeneye, kimwe nuko nawe hari abo wakeneye kugira ngo ugere aho ugeze. Imana iguhe umugisha, dukomeze twese dushyire hamwe, twongere dushyire ibitekerezo hamwe, dushyire amarangamutima yacu hamwe. Imana iguhe umugisha, kandi naho ubutaha ukore subscribe, ukore n'icyo wakora cyose kugira ngo turusheho kugeza ibiganiro byacu kure hashoboka. Ciao ciao, shalom.